Umuhanzi w'icyamamare w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi yakiranywe urugwiro ubwo yageraga mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania aho yitabiriye igitaramo cyiswe Wakati wa Mungu. Ni nyuma y'uko Mbonyi yakomeje kugaragarizwa kenshi n'abakunzi b'ibihangano bye batuye icyo gihugu ko bifuza gutaramana nawe. Kuri iyi nshuro rero ubwo yateguzaga ko azajyayo yababwiye ko ibyo basabye byumviswe akaba azataramana nabo muri iyi minsi. Mbonyi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga agaragaza amashusho y'uko yakirijwe idarapo ry'igihugu cya Tanzania ubwo yahageraga ku mugoroba w'itariki 30 Ukwakira 2024. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Mbonyi yishimiye urugwiro yakirijwe abateguza ko bazishimana bagafatanya mu guhimbaza Imana. Yagize ati, nazanye n'itsinda ryanjye ryose riramfasha, twese turi hano, twese twishimiye cyane kuba turi hano. Imana ibahe umugisha kubera uburyo mwatwakiriyemo, twabashimiye rwose, twakunze iki gihugu cyane kandi si twe tuzarota twifatanya namwe mu gitaramo cyo guhimbaza Imana. Biteganyijwe ko iki gitaramo cya mbere kizaba tariki ya 2 kizabera ahitwa Mulimani City, mu gihe ikindi cyo kizabera Leaders Club bukeye bwaho. Muri ibi bitaramo Mbonyi azaririmbana n'abaramyi barimo uwitwa Rehema Simfukwe ndetse na Harisi Ministry ndetse na Joel Wanga n'abandi bagiye batandukanye. Iyi nkuru reka tuyikomereze muri showbiz n'ubundi twibanda hano mu Rwanda, aho Element L yaciye agahigo ko gukorera indirimbo Diamond ndetse na Zucu. Ni ibintu byakomeje kuvugisha abantu benshi bavuga ko uyu mu producer atangiye gutera intambwe. Mugisha Robinson wamenyekanye mu gutunganya indirimbo no kuririmba nka Element L yaciye agahigo ko gukora amajwi y'indirimbo ya Naseb Abdul Juma wamamaye cyane ku izina rya Diamond Platinum ndetse n'indirimbo ya Zuhura Otman Sode wamamaye nka Zucu. Bavugwa muri iki gihe mu rukundo nubwo umwe ari shebuja wundi. Ibi byatumye Element yiyongera ku rutonde rw'abahanzi b'i Kigali babashije kugirana umubano na Diamond Platinum. Nyuma ya The Ben bakoranye indirimbo Why ndetse na Mico The Best wakoranye nawe indirimbo Sinakwibagiwe nubwo itakorewe amashusho yayo. Byanatumye kandi aba producer wa mbere wo mu Rwanda ukoreye aba bombi. Ubwo yari muri Tanzania mu biganiro n'itangazamakuru mu mwaka 2024, Bruce Melody ugezweho muri iki gihe binyuze mu ndirimbo nka Iyo Foto yakoranye na Bye Aime Baraza yabajijwe niba ateganya gukorana indirimbo na Diamond, asubiza ko bizagenwa n'igihe no guhuza kwabo bombi. Diamond ari ku rutonde rw'abahanzi bakomeye muri Afurika bigoye kwigondera utihagazeho ku bijyanye n'agafaranga cyangwa ku mufuka, kandi ibintu byinshi akunze kubigira ibanga kugeza bigiye hanze. Ariko kandi aherutse gusohora indirimbo Koma Sava yaciye ibintu hirya no hino mu isi, yakoranye na Jason Derulo wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kyle Harrison ndetse na Clay. Kuwa 14 Ukwakira 2024 nibwo Element L yakoreye urugendo muri Tanzania. Ni ku nshuro ya gatatu yageze muri iki gihugu muri iki gihugu aho yakoreye imishinga y'indirimbo zinyuranye ndetse anahafatira amashusho y'indirimbo zinyuranye zirimo nka Sikosa ya The Ben ndetse na Kevin Kade. Ni urugendo yakoze mu rwego rwo gukorera indirimbo abahanzi bakomeye muri kiriya gihugu nk'imwe mu ntego yari yihaye muri uyu mwaka, ariko kandi byaturutse ku busabe bw'abariya bahanzi babarizwa muri kiriya gihugu bakunze uburyo akoramo indirimbo. Kwa 22 Ukwakira 2024 Element yabwiye Crown Media ko amaze kurambika ikiganza ku ndirimbo ya Davido, Wizkid, Rayvanny, Harmonize ndetse na Ali Kiba kubera kugirirwa neza n'Imana no guharanira gukora umuziki mwiza utuma buri wese yifuza ko bakorana mu bihe bitandukanye. Element yavuze ko gukorera indirimbo Ali Kiba na Rayvanny byari inzozi. Akomeza ati, kubera ko ubu tuvugana ngejeje imyaka 24 y'amavuko kandi bariya ni abanyabigwi, navuga ko ari umushinga gukorana n'abanyabigwi kuko ntabwo nigeze ntekereza ko tuzakorana. N'ibitangaza rero. Ara namwe mu magambo rero yagiye atangazwa na Element L.
Element Ere yasobanuye ko ari umugisha yagize kuba ku myaka ya 24 yarabashije gukorera indirimbo Alikiba, Davido, Wizkid ndetse na Rayvanny. Ati navuga ko ari Imana yabikoze. Yasobanuye ko yakoreye indirimbo Davido bahuriye bwa mbere muri studio muri Nigeria. Icyo gihe bakoze ibikorwa byaganishije ku mushinga w'iyo ndirimbo ariko ntirasohoka. Yanavuze ko yakoze indirimbo yaririmbyemo na Wizkid bigizwemo uruhare n'itsinda rya Sauti Sol ubwo bari bakiri kumwe. Ati icyo gihe nakoze indirimbo ya Sauti Sol na Wizkid nuko twakoranye rero. Kuri ubu Element yamaze kugaruka mu Rwanda ubwo yari muri Tanzania yasohoye amashusho amugaragaza ari kumwe na Alikiba ariko ntiyerekanye amashusho ari kumwe na Rayvanny nubwo bahuriye muri studio imwe. Harmonize niwe watangaje ko yanyuzwe no gukorerwa indirimbo na Element Ere ariko nta mashusho abagaragaza bari kumwe. Rayvanny Nyarwanda ifite amakuru yizewe wahamya ko mu bahanzi bo muri Tanzania Element yakoreye indirimbo harimo Diamond, Zuchu ndetse na Mario. Uwaganiriye na inyarwanda.com yavuze ko indirimbo zakozwe ndetse ko igisigaye ari uko zirangira akazibaha. Diamond yakunze kugira ibanga cyane kuba producer bakoranye ku ndirimbo rimwe na rimwe bituruka ku kuba producer baba banakoranye na Harmonize kandi ari umuhanzi badacana uwaka kuba yatangira kumufasha. Ibi bintu rero ni ibintu bikomeje gushimisha abantu ndetse abantu benshi bemeza yuko Element Ere ari mu producer bashobora kuzatanga icyizere bazubaka izina muri aka karere mu minsi iri imbere. Element Ere yamaze kugaruka mu Rwanda ku munsi w'ejo ariko mu mishinga yakoreye muri Tanzania ntiyagaragaje iya Diamond na Zuchu. Amakuru avuga ko Diamond yanyuzwe n'uburyo Element Ere akoramo indirimbo bituma amwiyambaza. Zuchu yakorewe indirimbo na Element Ere nyuma y'imyaka 3 ishize atangiye urugendo rwe rw'umuziki. Reka mbe ncumbikiye aha akaryoshye nigahora mwitama. Naho butaha, ciao ciao.